Amahoro y'Imana bane namwe. Amakuru ahari rero, inkuru ibabaje ni uko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yaba amaze kwitaba Imana muri iri joro, kandi bikaba byatangajwe cyangwa se amakuru ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga nuko Papa Francis yaba yitabye Imana. Uyu mupapa rero yavutse mu 1936, akaba yitabye Imana kuri uyu munsi muri 2025. Nk'uko mubizi rero, uyu mupapa akaba yari amaze igihe arwaye, bivuga ko yari arwaye indwara z'ubuhumekero, ndetse rwose amakuru muri iyi minsi yarahari nuko yari yorohewe, yari yatangiye no guhaguruka no kugenda, akajya asoma misa ndetse agahesha n'umugisha abantu bamusanze. Ariko ubwo turakomeza tubikurikirana, gusa umunsi nyine Imana yagennye ku muntu iyo wageze, twavuga ko nta kintu gishobora gutangira umunsi. Abanyarwanda cyangwa se abantu bajya bavuga ngo umunsi umwana ari buvukireho, umwana nta kintu na kimwe wakora kugira ngo umwana uri buvuke uwo munsi atavuka. Ikindi ngo nta kintu na kimwe wakora kugira ngo umuntu uri bupfa atapfa. Nyine igihe umuntu azavukira n'igihe umuntu azapfira, nibyo bintu biba mu biganza by'Imana, udashobora kugira ikintu ubikoraho, kandi nanone wowe ubwawe udashobora kumenya. Nta muntu ushobora kumenya igihe umuntu azapfira, nta n'umuntu ushobora kumenya umunsi cyangwa isaha umuntu azavukiraho. Ibyo ni amabanga y'Imana yonyine, ni ubwiru bw'Imana yonyine. Uyu mupapa rero akaba yitabye Imana, kandi ari umwe mu bapapa rwose bakoze cyane, ndetse bakagaragaza uruhare runini mu kubaka isi ndetse na Kiliziya nk'uko mubizi. Kandi akaba yaragaragaje impinduka nyinshi, cyane cyane no gushaka ko ibihugu byiyunga ndetse n'amahoro, no gukora idini rimwe. Ibyo ngibyo ni ibintu uyu mupapa yagiye ashyiramo uruhare cyane, agashishikariza ibihugu kwiyunga ndetse no kureka intambara. Ibyo ni ibintu byose uyu mupapa Francis yagiye akora. Wenda turakomeza tubigarukaho, ayo makuru turongera tuyagarukeho neza. Ariko Papa Francis ni umwe mu bapapa rwose bakoze cyane, kandi yagiyeho akuze uyu mupapa, ariko ibintu yakoze ni ibintu rwose by'ubuhangange. Papa bakoze cyane, kandi ari umwe mu bapapa bagiraga kwihangana cyane. Ubwo rero twavuga tuti Papa Francis, Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana imutuza heza. Twavuga tuti rest in peace, igihe cyose aruhukire mu mahoro. Imana y'amahoro rero ikomeze imutuza heza. Kandi twabwira abasengera muri Kiliziya Gatolika ko babuze umuntu ukomeye cyane, gukomeza kwihangana, bagakomeza kwihangana ndetse no kumusabira, kugira ngo Imana izamushyire mu bahire cyangwa izamujyane mu bwami bwayo. Mu muhanda wa Gashyekero rero habayemo impanuka. Uva mu Gashyekero ujya i Gikondo habereyemo impanuka ikomeye cyane, ubwo igikamyo cya Bralirwa cyari gitwaye inzoga za Bralirwa cyangwa se ibinyobwa bya Bralirwa. Ibinyobwa bya Bralirwa ntabwo aba ari inzoga gusa, haba harimo na fanta na ya maji yose yo muri Bralirwa. Nyine ntabwo ari inzoga gusa, ariko hari harimo n'ibinyobwa. Cyabuze ubundi kigasubira inyuma kikagonga umumotari, nk'uko mubireba ku mafoto. Cyasubiye inyuma kigwa hasi kigonga umumotari. Umumotari aba ahasize ubuzima. Gusa icyiza wenda cyabayeho ni uko abari batwaye iyo modoka ntabwo bigeze bahasiga ubuzima, ndetse nta n'abagenzi bari bari mu nzira bahasize ubuzima. Hapfuye umumotari wenyine. Umugenzi we yabonye ikimodoka kiri gusubira inyuma, arangije avaho arasimbuka, ariko umumotari ntabwo yabonye uko asimbuka. Yego, ubwo rero umumotari akaba yahasize ubuzima. Nawe twavuga tuti Imana nimwakire mu bayo. Nk'uko mubizi, muri iyi minsi hari kuba ikintu cy'impanuka cyane. Hari n'indi mpanuka iherutse kuba, ubwo Vigo yagonganaga n'ikimodoka kinini cyane, nabwo abantu bahasiga ubuzima benshi. Abari batwaye Vigo bose bitaba Imana. Rero ni ibintu biba
kibabaje muri iyi minsi usanga ko hashobora kuba hari ikibazo cya kontorore z'imodoka, imodoka wenda ziba zitagiye mu igaraje kugira ngo zikorerwe isuzuma, ariko twavuga tuti abantu bafite ibinyabiziga bajye babijyana muri kontorore kugira ngo rwose ibinyabiziga bisuzumwe neza, abantu be kuhasiga ubuzima, kuko murabona nimba umumotari yitabye Imana, abandi bakomeretse bajyanwe ku bitaro, ndetse murumva haba habonetsemo n'abahungabana, urumva iyo umuntu apfiriye aho hantu ntabwo habura abantu bahahungabanira. Rero abantu babuze umuntu wabo, uyu mumotari abantu bamubuze, ababyeyi be, imiryango, twavuga tuti mukomeze kwihangana kandi uyu mumotari nawe aruhukire mu mahoro, Imana imutuze aheza. Imodoka rero yari iya Bralirwa ndetse ikaba yari igiye i Gikondo, murabizi komeza ijyana ibinyobwa mu Gikondo, murabizi ko izi modoka ziba zitwaye ibinyobwa nyine ziri kugenda zibisavinga ahantu hatandukanye. Ubwo rero iki kimodoka kikaba cyari kiri muri uyu muhanda mubi cyane, abazi mu Gashyekero murabizi hari ahantu hari akanunga kazamuka, kandi iriya mihanda aba ari mitoya izamuka inakoze nabi, usanga ari ibintu biteye ikibazo. Rero kuba uyu muntu yahasize ubuzima birababaje, ndetse n'umumotari, mwumva ni ibintu bibabaje. Mukomeze rero kugubwa neza abakurikiye Aidarike TV show, kandi utarakanda subscribe ukande subscribe cyangwa se ukore sabone, hanyuma ukore no kunzogera kugira ngo uzajye ukomeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi, ndetse mukomeze kugubwa neza kandi Pasika nziza, Yezu cyangwa se Yesu Kristo azukire mu mitima yanyu. Nabivuze ngo avuke, ariko nabwo avukire mu mitima yanyu, anazukiremo, ni ukuri imitima yanyu ibe yera nk'uko umwami wacu nawe yera, kuko aba bantu bitabye Imana tuzongera guhura nabo mu gitondo cya mbere cy'umuzuko, ubwo Yesu azaba avugije impanda cyangwa se aje kujyana itorero, nibwo tuzongera guhura n'aba bantu muri icyo gitondo. Ndakwifuriza rero kuzaba uhari muri icyo gitondo kugira ngo tubane